Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data. Amazina yanjye nitwa Florien nk'uko bisanzwe kuri Saveur Divine. Muri iki cyumweru turi kuganira ku magambo y'Imana avuga kurwana intambara nziza yo kwizera. Tugiye gusoma muri Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo waho wa 12. Haravuga ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe, ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Umutwe w'amagambo uravuga ngo imbuzi n'inama zitari zimwe. Ijambo imbuzi riva ku nshinga kuburira. Ni ukubwira umuntu ahantu hari ibyago ukabimubwira mbere kugira ngo ibyo byago ntibimugereho. Hanyuma kandi umutwe w'amagambo uvuga n'inama. Ahangaha ubundi kuburira binagendana n'inama, ni ibintu byuzuzanya bibiri, kubera ko mu by'ukuri inama ni nziza. Umuntu wese ahava akagera akunda inama, kandi umuntu wese uzi ubwenge yemera kugirwa inama. Aha rero Pawulo arimo yandikira Timoteyo uru rwandiko, yageze yamubwiye ibintu byinshi. Yagiye amubwira ku nshingano z'abagaragu, agenda amubwira uburyo inshingano z'abayobozi, agenda avuga uburyo mu minsi y'imperuka abantu bazahakana. Noneho agenda amubwira abantu bazasubira inyuma bareka Imana. Amubwira ku bijyanye n'ukuntu umuntu akomeza agarwana intambara nziza agakiranuka. Noneho akavuga ukuntu mu murimo w'Imana no mu buzima busanzwe umuntu abaho yicisha bugufi, akagira ubugwaneza, akagira ubumuntu. Agenda avuga no kuri kategori nyinshi z'abantu, abahugura uko abamama bakwiye kwitwara, uko abapapa bakwiye kwitwara, uko abashumba mu matorero baragiye intama bakwiye kwitwara. Agenda abagira inama mu by'ukuri. Mu nzandiko ze yanditse ari kubwira Timoteyo, amubwira uti mwana wanjye, ujye ugerageza uhugure, ubwire abantu neza, ubabwire ibyururutse imitima, ubabwire ko ubwami bw'Imana buri hafi. Ariko ageze kuri uyu murongo amubwira kuri iyi ntambara. Mu by'ukuri umukristo wese ari mu ntambara. Bibiliya itubwira ko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Umuririmbyi we Bibiliya yo yabivuze neza, iravuga ngo umuntu wese wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho. Imiruho ni myinshi. Umuririmbyi we wabiririmbye yaravuze ngo muze mwenyine twihererane, ari kubwira ari Imana ibivuga. Munsanga ahantu hatari abantu, njyewe na Data tubane namwe, ntimuri mwenyine turi kumwe. Mu by'ukuri hari igitero yageze aravuga ngo imiruho irabarembeje n'urusaku rurabaruhije. Ikintu rero kijyanye n'imiruho
ikintu kijyanye n'urusaku, ikintu kijyanye n'intambara. Hari abantu basenga batokesha bakirukana bumva kizavaho ejo, cyangwa se bakavuga bati ibyo byose turabona agahenge. Ariko bene data, ndagira ngo mbakurire inzira ku murima, mbabwire ko mu by'ukuri nta gihe na kimwe urugamba ruzarangira, nta gihe intambara ziteganyijwe kurangira mu isi kiretse Yesu agarutse. Umuririmbyi yararirimbye ngo naza azaca intambara zishire, ngo twime bwa bwami budashira. Yagize icyifuzo cyo kwifuza ko Yesu yaza kubw'uko yumvaga hari ibikuntu ashaka kuba n'ibyo ashaka gukemura, kandi akumva bizakemuka ari uko yaje. Aramuhamagara rero yifuza ko yaza vuba. Hari abagerageza kwirukana cyangwa guhunga intambara, ariko ndagira ngo mbabwire ngo kurwana neza ni ukujya mu rugamba, ahubwo ugafata umujishi ukarwana. Ukarwana. Nehemiya we yarwanye ariko anubaka. We yagize ubwenge bwinshi buruta ubwo twe dufite ab'iki gihe. Hari igihe turwana ariko tukarwana tutanubaka. Mu by'ukuri ugasanga nubwo unesheje intambara, ariko nta inkike n'ubundi zarasenyutse zabaye amatongo, ntacyo kukuramira kigihari. Ariko uwamenye ubwenge we ararwana, ntahunga intambara, ariko kandi akanarwana yubaka. Bene data rero munkurikiye, ndagira ngo mbabwire ngo Pawulo yandikira Timoteyo aya magambo, yaramubwiraga ngo hari ibintu dutegereje imbere, ibyo nibyo bituma dukomeza kurwana. Hari ibintu bituma tutava muri iyi nzira, dukomeza kwiringira Imana no kuyizera, nubwo umutini utatoha, nubwo inzabibu zitakwera imbuto, ariko tugakomeza kwiringira Imana. Icya mbere ni uko Imana yatwiteguriye umudugudu, yatubikiye ubwami. Yatubikiye ubwami. Muri iyi si duhura n'ibibazo n'ibigeragezo bitandukanye, ariko mu Mana mu bintu birimo harimo ibigeragezo, harimo amakuba, ariko harimo n'ubwami. Ubwami rero butuma umuntu yihangana akageza imperuka, kuko birivuga ngo uwihangana akageza imperuka, uwo nguwo niwe uzakizwa. Rero arimo amubwira kurwana intambara, yaramubwiraga ngo ikintu dusingira twenda gufata ni ubugingo buhoraho. Icyo rero gikwiye gutuma urwana intambara nziza yo kwizera. Kwizera ni ukumenya neza ibyiringirwa, udashidikanya, ukabyizera nk'ibizaba. Abakera ngo bari bagufite, nyamara bagiye bakibyizeye ariko bitaraza. Rero kwizera ni ikintu umuntu ahorana kugeza ku munota we wa nyuma. Hanyuma kandi hari uburyo twakizwaga. Umuririmbyi yararirimbiye ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri njye. Hano Pawulo yibutsaga Timoteyo ko hari amahame twari dufite tugitangira urugendo twemera Kristo. Mwene data rero, ndagira ngo nkwibutse ngo ibuka urugendo watangiranye na Kristo, wibuka amahame wari ufite, wibuka uko wagendaga, uko wigengeseraga, uko witwararikaga, uko wumvaga wabana n'Imana. Wowe ukijijwe wongere ubyibuke, usubire ku isoko. Nawe utarakizwa kandi wibuke imihigo wagiye uhigira Imana wa munsi, ukavuga ngo ibi nibigenda gutya nanjye nzakizwa, nanjye nzagukorera. Nawe utaranabitekereje wibuke ibintu Imana yagiye ikora ku buzima bwawe. Ibyo bikubera imbaraga zo kurwana intambara nziza, zo gusingira ikintu cyitwa ubugingo buhoraho, kuzabana na Yesu iteka. Ibyo nibyo bidutera imbaraga, nibyo bituma tutava mu rugendo, nubwo intambara n'ibibazo biba byinshi, ariko tugakomeza tukihangana,
kuko imbere hari ubwami. Abwira Timoteyo rero, aramubwira ati ibintu byagiye bikubaho, byakubayeho muri sosiyete, muri rubanda nyamwinshi, hari abantu benshi bahamya ko Imana yagize umusanzu ku buzima bwawe. Ubwo rero icyo cyatuma ukwiye gukomeza ukamaramaza, ugakomeza kubana n'Imana neza. Imana ibagirire neza rero, Imana ibiteho bene data, ibashoboze kugira ngo ubuzima murimo bube ubuzima bwo kunesha, kandi nimunesha ibibi, ibyiza bizaza bibe byinshi muri mwe, kandi umunezero wanyu nibwo uzaba mwinshi uturutse mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Mana Data, turagushimye, tugushimye kubw'ijambo ryawe uduhaye. Iri jambo turakwinginze kugira ngo urishoreshe imizi mu mitima yacu, hamwe n'abaryumva bose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.